wahuye n'iki? ya ngayo nguko rero akazuba ndabona ari kose, ariko nongeye kubasuhuza. Hari abantu bambwiye ko bakunda indirimbo akabura ntikaboneke. Uyu munsi rero tugiye kuyicurangana ariko ntaririmba kubera ko ndumva mu ijwi hajemo utugiripe ntabwo byanyorohera. Ubwo rero tugiye kumva insitirima y'uturirimbo dutandukanye, ariko ndabizi muraza kudukunda. Hanyuma ubundi nzaturirimba undi munsi, ariko uyu munsi ngiye gukora insitirima yatwo kubera ko murabyumva ntabwo ijwi rimeze neza. Ubwo rero ngiye gukora utu insitirima, ngiye guhera kuri insitirima. Ni mwebwe muzajya iyo uzajya wumva uzajya umbwira muri komenti, umbwira uti iyi ndirimbo numvisha ari iyi. Ubwo rero ndakora izigera muri 3 ndetse hafi 4. Iya mbere niyo. Ubwo uw'inkwakuzi arambwira iyo ariyo, avuga ati ndumva iyo insitirima, ndumva iyo melodi ari iyo ndirimbo. Ubwo ndaza kureba koko za ndirimbo mujya muziha umwanya ko muba mwarazifashe, uzajya umbwira uti iyo numvisha ari iyi. Indi ikurikiyeho okay.
Okay, iyo ni indi ya kabiri. Oh, murakomeza kujya mufora mubwire muti insirima ndi niyo, iyo ndirimbo ndayizi, iyo insirima ndayizi. Kuko mujya mumbwira ko karahanyuze mwazumvishe kera, ubwo nanjye nicyo kiba cyanzanye hano kugira ngo twongere twiyibutse twa turirimbo, kugira ngo dukomeze dusigasire ibi bihangano by'aba babyeyi, kugira ngo hato bitazazaho agahuyu, kuko ni ibihangano byiza, ibihangano birimo ubutumwa bw'igihe cyose, ndetse yaba abazadukomokaho, yaba buzukuruza bacu, yaba ubuvivi bwose bwazadukomokaho. Ku bwanjye nifuza ko izi ndirimbo bazakomeza rwose kuzisigasira. Nk'ubu nkanjye ngomba kuzazitoza abana, nabo bakazazitoza abandi. Ubwo rero rwose muntu wanjye, muntu nkurikira, rwose iyi ndirimbo nujya uyisanga ahantu ntuzajye wemera ko umuntu ayivuga nabi wumva, kuko yuje umuco, yuje urukundo, ubuzima busanzwe bwo mu bantu, hagati y'abantu n'abandi. Rero iyo yari indirimbo ya kabiri. Reka nongere ndeba kandi ubwo muzajya mufora mumbwire muti iyo ndirimbo turumva tuyizi, iyi ndirimbo numvisha ari kugira ngo ndebe ba bantu koko babazi bavuga bati izi ndirimbo ko byagenda kose turazizi. Ngiye gucuranga indi nayo murambwira. Iyo ni indi nayo iri mu ndirimbo za kera, irimo muzo nkunda nayo irimo. Ubwo biraterwa n'iri buze kugufasha, n'iyo ukunda muzo ndi bube nacuranze zose, uraza kumbwira wowe iyo ukundamo kurusha izindi. Akandi gakurikiyeho
inani na gutyo 82 gutyo. Nako ni akaririmbo n'ubu kagikundwa keza cyane, ushobora kuririmba ahantu ugeze hose umuntu akumva ari indirimbo nshya. Umva reka mbabwire, ntago njya mbona ikintu nagereranya izi ndirimbo. Va ku ndirimbo umuntu yumva akivuka, akayumva mu matwi ye, ariko akarinda asaza akiyikunze. Ni ukuri aba bantu nabo, aba babyeyi nabo bari intumwa z'Imana, umugani wa Beyata, ariko rwose ni ukuri bari intumwa z'Imana, kuko bari bameze nk'abahanuzi. Ni ukuri, kuko hari ibintu bahimbye, hari ibintu bahanze, uba wumva ukumva nyine kumva hari umuntu byabayeho uzi. Yego, ngayo nguko rero ndacyakomeje, hasigaye izindi nk'ebyiri. Ako ni akandi, hanyuma kandi
ngayo nguko rero nizere ko mumeze neza, muraza kumbwira uti hari ako numvisemo numva nkazi, aho niho ndamenya ko rwose twa turirimbo nawe burya tukuba ku nzoka ari uturirimbo nyine tuba hafi yawe. Hari akandi thank you very much. Nakoze kubana nanjye, ntago nzigera mbatenguha, tuzajya dukunda kuba turi kumwe kenshi, kuko iyo nabonye umwanya ni ukuri negura gitari gusa, ntago wenda sibyo mba ndimo cyane, ariko akanya kose mbonye ni ukuri mba ndi gukora kuri gitari. Noneho nongere mbwira n'abandi bakunzi ba gitari n'abandi bakunda Karahanyuze, hari abantu bajya bambwira bati hagenda ko dukunda gitari, ko dukunda ziriya ndirimbo mucuranga, ntazabigenza. Ni ukuri ntago uko byagenda kose gushaka ni ugushobora, iyo ushaka urashobora, uko byaba bimeze kose. Iyo uramutse ufite ubushake urabimenya, kuko nta muntu uvukana ibintu, twese kuri iyi si turiga, kuko nta muntu ubivukana. Rero nawe uko byagenda kose ushyizemo imbaraga, gitari wayimenya, kuko isaba ubushake, agasaba kuba uyifite, noneho ukaba ufite no kuzayiha umwanya. Ubundi gitari iyo uhaye ibyo bintu uko ari bitatu urayimenya, kuba ufite umwarimu, kuba uyifite, ndetse no kuyiha umwanya. Ibyo bintu byose rero iyo ubikombayininze byagufasha kuyimenya. Ubwo rero ntuzigere ucika intege ngo wumve ko utayimenya. Nanjye ibi ngibi nize ntabwo ari kera nabyize muri korona, ariko ntabwo navuga ko ari igihe gito kandi sinakimenya. Yego ndakiga, nta muntu ujya urangiza umuziki, ariko ndakubwiza ukuri ko mu myaka 2 mu myaka 3 ufite ubushake rwose uba uri umucuranzi. Ubwo rero nshuti bene data, yemwe namwe munkurikiraho muri hirya no hino, ni ukuri mbifurije amahoro y'Imana ndetse n'imigisha Imana itangira ubuntu ibibasesekazeho. Mukomeze kunyereka ko munkurikiye, kuko nibyo bitera imbaraga umuntu. Mukomeze kunyereka ko tuba turi kumwe, mwandika muri komenti, ndetse mbonaho n'utulikes twinshi. Ubwo rero reka mvuge nti mukomeze kugira ibihe byiza. Murabona ko nanjye akazuba ntikanyoroheye ryaramutse, reka njye kureba ko nasoma ku ntango. Rero namwe mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino, mugire impagarike n'ubugingo. Murakoze, murakagira Imana.